muri minsi ya none hari abagabo dufite hari n'abagore dufite yego nimba ari ukuteye nkoya uzamara umutwe ntago njye ariko nteye urembe ntago ariko nteye nimba abagabo bari azaba bameze bari none se none reka nkwereke rero ariko nteye batwaye umutwe reka nanjye nkubaza ikibazo kimwe kuki mumva ko twarwara umutwe kuki wowe utabasha gutanga amakuru kugira ngo umuntu atarwara umutwe niba byose kandi abagore bagira inkuru nyinshi umugore iyo atashye agiye ahantu ugomba kwitegura agomba kuzanira inkuru nawe rero mu buryo bwiza bwo kugira ngo ubane n'umugore wawe nuko ugomba gutaha umuzaniye inkuru igihe asigaye mu rugo ubundi kwirebamo bitwaye uve mu matelefone njyewe ari umugore umwe mpera kuganira nawe ikibazo ni umugabo cyangwa ikibazo ni umugore ikibazo ni umugore niba kumviriza ni ibiki yumva nyine bituma wumva ko yaba akomeretse kuki uvuga ibintu bidahuye wavuze ibintu byiza kuri umugabo wawe byumva bikamushimisha kugira ngo mubabaze oya mugabo muri abantu umugabo wawe ibintu byose uvugira kuri telefone kuva none aka kandi tuvuye ko ibintu byose ubavuze muri kuno kwezi umugabo wawe wakwifuza ko abyumva niba tubwiye wakwifuza ko umugabo wawe abyumva nta na kimwe kivuyemo ubundi yaba yumva iki mpaka none abizi arahari yaje urabikora kangahe mama we Yes, reka mbashimire abakurikirana ibiganiro byacu ku mateleviziyo atandukanye ubu kanya rero turi kuri televiziyo bita Trio Shine. Trio Shine rero ngira ngo murabona ko nayo habaye cyane ubu mu kanya tugiye kuhatwika hongere hashe vuga ngo hashe tugiye kuhatwika hashe Yes. Niko bimeze. Byaha twakoze urabudutwikira iki? Ugenda twika ahantu ntago ntwiki mwebwe. Batwika ahantu. Tugiye kwibakira amazu twiyubakiye. Nako bimeze tugiye kuhatwika. Indirimbo urayibuka ngo amazu yacu twiyubakiye n'abagore bacu twirongoreye. Ako nagaciyemo ariko mu by'ukuri turabakunda kandi turabishimira amanywa ku yandi ni nayo mpamvu y'ibi biganiro byacu. Nkuko musanzwe mubizi rero tugira ibiganiro byubaka ntago tugira ibiganiro bya karabaye dukora bya biganiro nyine byubaka ushobora kumva bikagufasha ushobora kumva bikageraho bigukura cyangwa bikugeza ubu muri make ubwo urumva turabakozi b'Imana vuga amen abakozi b'Imana abakozi b'abantu yatarane sara mu duhemba bose mbere y'abantu mbere y'Imana buriya nta bandi bantu turabakozi b'Imana kuko turabakozi b'abantu oya turabakozi b'Imana kuko tubaye abakozi b'abantu baduhemba Imana rero dukorera twebwe nyine ntabwo dukenera ibihembo niyo mpamvu turabakozi b'Imana ariko nabwo abantu dukorera n'ab'Imana ubwo byumvikane ko rero Imana idutuma gukorera abantu vuga amen amena ni ikintu gikaze ariko amena kuyitinya amena ni ikintu gikaze amen iravuga ngo bibe bityo sibyo niyo mpamvu najya mpfa kukivuga kuko ndayubaha hari ikintu rero nifuje ko tuganiraho kuri uyu munsi wa none uyu munsi dufite ikiganiro nifuza ko tuganira ku bantu bagiye batuganira tugati muganira neza mukadufasha ariko turifuza no kugira ibintu mudufasha mu buzima busanzwe uzi ko dukunda kuvuga ku muryango none ubwo tugeze ku muryango abantu benshi bagiye bavuga ngo nimutubwire hagati y'umugore n'umugabo bagombye kugira aho bajya umwe abwiye undi wese akwiriye kumenya gahunda za mugenzi we none bamwe baravuga ati umuntu azimenye cyane aba ari ugufuha ati ni nk'ibihe bintu byatuma bigaragara nko gufuha mu gihe umugore agiye kujya ahantu hose ati ngiye kujya cyangwa umugabo agiye kujya ahantu ati ngiye kujya cyangwa se igihe habayeho kwa kuntu mujya muri blood shower umuntu ajya gusura umuturanyi kwa kuntu umuntu wese mujya mugendanya ngo urabizi kiza kirimo nuko ngewe ndi umugabo nawe ukaba uri umugore ariko uri umugore w'abandi nanjye nkaba ndi umugabo w'abandi ubu rero urumva turaza gukora content yacu neza ku buryo umuntu wifuje ko tuganira kuri iki kintu abasha kumva ari cyo bimumariye none se wowe mu by'ukuri ni ngombwa ko umuntu agenda abwiye mugenzi we ahagiye buri gihe cyose ni ngombwa buri gihe cyose ni ngombwa igihe wawe undi ariko abishaka bishaka gute se ntawe utabishaka ukabona ntahari ntashaka no kuba wagenda akavuga uti nishaka kugenda cyangwa urorere urabeshya ukaza ngo ugiye kugeza ati ngiye aha n'aha rero gutya na gutya
ntakubwire ngo umuhanda mwiza, Akabona- ntakubwire ngo yego, akabona nk'aho mubangamiye. ukabona uramubangamiye pe. None se ubundi mu by'ukuri wowe urumva guhora uvuga ngo ugiye aha ari byo? None urugero sibyo, umuntu ashobora kubwira ko agiye wenda mu bukwe, wumva ni ikintu Kigali, agiye mu kazi, wenda ari akazi gashyashya runaka, igihe utari ukazi ukabona avuga ati sheri nabonye akazi none ngiye mu kazi. Ariko noneho ikiba kiriho nuko ari igihe ngombwa ko kubaza ngo akazi ka hehe, ugiye gukorera he, ugiye gukorera nande, uzatangira ryari, uzajya urangiza ryari. Ni ngombwa isaha uzatangirira, isaha uzatangirira naho muzakorana byose akabimenya. Uburyo bumwe ni ngombwa, ariko urundi ruhande si ngombwa. Mbwira ku buryo butari ngombwa rero. Hari detaye ziba ziri too much. Gute se? Wenda urugero sibyo kangobazi. Imiterere y'akazi k'umuntu niwe ukamenya. Yego. Uyu ushobora kuba mvuze ngo ndahagurutse ngiye gukorera hana sibyo? Ariko kubera imiterere y'akazi kanjye nagerayo aho ngomba kujya hagahinduka. Sibyo? Kandi rero akubwiye ahandi. Kabimbwira nyine ukambwira ati sheri tugiye. No kwibuka kubera erega ikoranabuhanga ryarabikemuye uhita umubwira kuri telefone. Sheri tugiye. Ariko wahura n'umuntu akazi kishe. Oya akazi kaguca gute se? Kakurembya umva ukagenda ugahwana n'akazi. None se uzibuka kubwira uwo mwashakanye cyangwa se nyine wa muntu ugomba gukominika ngo buriya rero nari bukorera hana ariko birahindutse, nari bukorera wenda Rubavu ariko birahindutse ngiye Musanze. Sibyo? Wa mwanya wo kubivuga ukabura. Hanyuma wowe ukaza gusakuza ngo ntibakubwiye ko ngo akazi kahindutse, imiterere y'akazi yahindutse, cyangwa se wenda akazi kari busoze saa 9 birangiye gashojwe saa 12. Ntubimbwire. Ukajyaho ukavuza induru ngo umuntu ntiyakubwiye yuko nibyo. Ariko nibyo none ngewe waramenyereje kumbwira buri kimwe, none ntacyo wambwiye. Ese exception ntizibaho? Nyine ugomba kubimbwira ukambwira ati ibintu byahindutse rero sheri, akazi karahindutse, bibe ngombwa tujye korera aha, cyangwa se ndaza ntinze nkabimenya. Ndabyemera ko ni ngombwa, ariko igihe bitakunze nabyo ntugashinga urubanza ngo ntabwo byakunze. Ushinga urubanza gute kandi nyine imiterere y'akazi bitakunze ko bakubwiye? Ubwo rero kote wari uriho yivuyeho, njyewe ureke nigire kuri kote yawe, kubera ko ikintu cya mbere dore impamvu uri kuyivaho ni ukuvuga ngo niba waramenyereje umuntu kumubwira detaye z'ibintu byose bikorwa mu rugo ariyo gahunda yanyu, mu gihe habaye igihindutse n'undi ugomba kukibwira mugenzi wawe. Utakimubwiye abona ko watangiye kuzanamo akandi kantu se harimo kugorana. Oya ntabwo ari ukugorana umuntu. Ariko se reka dufate urugero. Dufate urugero nk'abantu bashinzwe umutekano, abasirikari, abapolisi, inkeragutabara, sibyo? Urabizi ko abo bantu nyine bahora biteguye kuturwanirira. Ndabyemera. Sibyo? Hahandi noneho kandi rimwe na rimwe hari n'ibiba twebwe ntitumenye ko byabaye, twebwe abasivile baraho tubimenye. Wenda impamvu utaza kujya muri izo gahunda z'akazi zikameze gutyo, ako ko sina ngombwa ko akabwira umugore we cyane, amubwire ngo bagiye kumenyana amabanga nyine y'akazi. Icyo cyo ndumva atari ngombwa ko tukivuga. None nimba yarazi ko afite akazi uyu munsi ari bukorera kuri office n'urugero, hirya muri Nyunguru bigacika bikaba ngombwa ko ajyayo, agiye gutabara umubare nyamwinshi w'abantu, ari gutekereza ukuntu agiye kubikora, uburyo agiye gupanga akazi, natibuka kuguhamagara biraza kuba ikibazo. Biraza kuba wenda mu nzego z'umutekano ntabwo tuza kuhareba kuko hari amabanga. Oya tureba ahandi. Impamvu yabyo abantu batwumva bazi ko twihanganira, hariya haba hari nk'amabanga akomeye, haba harimo no kuvuga utamena ibanga, nabyo aba ari ngombwa cyane. Sibyo? Ni kubera impamvu z'akazi. Abasanzwe nabo birumvikana cyane pe. Nukuri hari igihe biba ngombwa nyine ushiduka utavuze, kandi atari uko utagakwiye kuba wavuze,
ari ukubera imiterere y'akazi, uri gutekereza uri gukuba ugateranya, ngiye kuzana iriya mari ndaza kunguka gutya, biragenda ugashuduka nyine y'amasaha y'akazi wabuze uri burangirireho. Tuvuga wenda nimba yari buze kugufata ku kazi ngo mutahane, urumva ariko ukuntu nyine bigenda bigongana. Wavuze yuko uri butahe saa 10, kari amasaha y'akazi araba arangiye. Nimba wenda mutahana akakugeraho ati dutahe, ugasanga ahubwo ni nkaho gatangiye kandi ntugeze umukominika. Mu by'ukuri kutamukominika nta rwango rurimo pe, ahubwo ni imiterere y'akazi yabaye myinshi, wibagirwa no kumubwira ibibaho. Ikibi nuko byaba akamenyero. Urakoze cyane, uvuze neza, uvuze kuri communication. Ubundi mu busanzwe urugo rudafite communication ruba rwapfuye. Kuko numva bishobora kubaho ukanya bigutunga nawe ukanabyibagirwa, umuntu akabyihanganira, ariko bibaye too much bigenda gute? Iyo bikabije communication byo nyine uko gukominika sibyo. N'urugero, inshuro ya mbere wenda nyine nkuko nari mbivuze, wakoreye Rubavu wisanze Musanze, hakagira umuntu uguhamagara wari uzi n'ibindi, umudamu wawe mubonye Musanze ari muri hoteli n'iyi yicaranye n'abantu banaba, kubera ko utabivuze ugasanga birangiye kandi ari gahunda y'akazi. Ari gahunda y'akazi. Wenda nabo muri kumwe ni igitsina gabo, bakabimubwira, wenda waza gutaha ukavuga ati byarangiye tugiye Musanze, ariko ntujye muri detail y'abantu mwari kumwe, sibyo? Hakunda uvuga ngo ngaho mwari kumwe ngo isa ibiki, ntubigemo, ariko akakabika kagata mu gutwi. Noneho byazaba ngombwa yuko hari ahandi hantu ujya, n'ubundi wenda hakagira undi muntu wenda umuhamagara, se n'urugero, cyangwa se nawe ukamuhamagara bikarangira ahubwo ati yewe rega si ntabwo nabaye ngikorera Muhanga, nagiye wenda Rutsiro, urugero. Twese twibika iyo bibaye byinshi, hari igihe nyine ushobora gushuduka bivuyemo amakimbirane mu rugo, ukavuga ati ariko ubundi koko uriya muntu aba yagiye mu kazi, ese igihe cyose yibagirwa kumbwira ko gahunda z'akazi zihindutse. Nyine ugasanga hajemo amakimbirane kubera iyo kudatanga amakuru ku gihe. Icyo kirumvikana, ndumva ari n'ikintu cyiza, ariko nabwo nyine ubwo twemeje kuko umuntu yagombye kuvuga gahunda zose zijyanye n'ubuzima bwe ku muntu babana akazimubwira. Deni wenda twakomeje cyane ku bijyanye no kuba bari gukora mu kazi, ariko se birashoboka ko ari n'ingendo umugore akora cyangwa se umugabo akora akabona si ngombwa kuzibwira umugabo cyangwa kuzibwira umugore. Muri minsi ya none hari abagabo dufite, hari n'abagore dufite yego birukanwa ku kazi ntubimenye. Akabyuka mu gitondo akakaraba, nyine ukumva ko agiye mu kazi nk'ibisanzwe, akagenda akirirwa iyo ntuzi iyo yiriwemo. Nakubiguhisha ku mpamvu zo kugira ngo udacika intege, ukumva ko ubuzima burangiye ukiheba, ariko ukavaringa. Wamara amezi 2, 3 ubyuka ugakaraba ukagenda, uri guhisha umuntu ko ibintu byacitse, nyine ko utagifite akazi. Urumva ubeshya ngo ugiye ku kazi, atagiye ku kazi se cyangwa afite akandi kazi kandi baramwirukanye, hanyuma akaba ari kujya hese, agenda yirirwa azerera muri uyu mugito. Iyo ntabwo bishoboka. Ntekereza ko uwo nguwo nyine ntabwo yaba ari muri abo bagabo twaje tuvuga, kuko urumva umugabo wenda ashobora kavaringa mu gihe runaka kugira ngo kubera impamvu ze runaka zo kugira ngo urugo rwe rudahungabana cyangwa mugacika intege, ko abagore bacika intege vuba. Ariko se kamubaze, wowe ducika intege, abagore turabanyembaraga ku buryo mudatekereza. None se urugero mubaye mufite ku buryo mudatekereza, ndabyumva cyane. Ariko se mubaye wenda tuvuga n'urugero mufite credit ya banke, mbo mufite ibintu runaka by'amadeni akomeye mwendaga kwishyura bakahita mwirukana ku kazi, ashaka kubikubwira bikagutera toroma cyangwa gutera ikibazo, urumva? Cyangwa se wenda tuvuge uri ku rugero rwa bugufi, wenda ushobora kuba
umwarimu ufite wenda muri famiye yanyu wenda ari ikintu ndaga gukorera mugabo wawe yendaga kunkorera muri famiye cyangwa kuri wowe ku giti cyawe hanyuma akavuga ati ganye nshaka amafaranga ku ruhande nkavaringa iki kintu ariko simubwira ko banyirukanye ku kazi kuko nibimubwira aratekereza byinshi ariko akazi bakwirukanyeho bagutunguye urabona akandi gahita kakavaringa bya bintu byose birashoboka abagabo tuzi kwiranja rega uburyo by'uko ukagenda ariko nyine uko byahinduka kose ugomba kubiganiriza umuntu muri kumwe biterwa kuko ni hahandi nyine bazakubona hahandi utakabaye kuba uri amakuru agatwarwa uko atagakwiye kuba atwarwa ugasanga ibibazo biravutse mu bagabo rero inshuti zanjye mbabwire utakominitse bagabo bashuti zanjye mbibwirire ni ngombwa kubivuga ariko si na ngombwa kubivuga mujye mubanza murebe igikwiriye gukora muri ako kanya ugezemo kuko ushobora kubibwira umugore agatajya ntuzana agahita niba hari na televiziyo warayiguze akajya kuyigurisha cyangwa se nyine siba na televiziyo niba afite nk'igisheri cyari kiri kumutereta muri iyo minsi agahita avuga ati n'amafaranga dukeneye reka mutajya kwirira cya gisheri kinyihere kashi agahita aca mu zindi nzira ajya gushaka amafaranga mujye mubanza mwitonde kubivuga mujye mubivuga ariko mubanje kwitonda hanyuma se nutabivuga ukabigumana ku kwezi wenda nimba wadakora tuvuga wenda wari ufite inshingano zo guhaha n'umugabo ukwezi kurashize utanze ibyo kurya agomba kwiranja akabibu kaboneka aziranje ugiye byanze utanabivuze none se byanze utanabivuze uzi ukuntu bajya bavuga ukagira ibyaha bibiri ngucira umugani yo kwicisha abantu inzara reka ngucira umugani ariko ntabwo ndi burangize abagabo bagenzi banjye barabumva uko umugabo aguye siko urumva siko bigenda bo babyumvishe abahanga babyumvishe ariko si nguzu umugari nyemba mise nongeraho bazacyandika muri komenti uko umugabo aguye siko urumva siko ameneka maze mbivuga gutyo wenda hari ibindi birimo hagati ntavuze ngira ngo babyumvishe igihe rero iyo umugabo agize ikibazo ntabwo ariko ameneka nyine ubuzima burakomeza afite ukuntu ashobora kwiranja agakafaringa muri ibyo bintu ashobora kubivuga mu gihe bigeze kuri finale ariko ntekereza ko ibyo reka byaza kuba birebire byaza kuba birebire cyane ntibitume tugera mu kiganiro cyacu nk'uko tugishaka kukinjiramo ahubwo ndacyari kwibaza kugeza kuri uyu mwanya wenda ko wenda tuzareba ukuntu tuzakaganiraho cyangwa nabo baratubwira uko babyumva ni iyindi detaye ariko se mu by'ukuri ni gute umugabo akwiriye kuva mu rugo akabwira umugore ati mugore wanjye ngiye mu kazi ngiye aha n'aha turakorera aha n'aha muri weekend niba yaruhutse hari abagabo tujya gusangira agacupa niho ngiye niba ari umuntu w'umushuti we nawe wagize wenda tuvuge ikirori agomba kujyamo nimva ndajya muri icyo kirori kandi ndajya isaha n'iyi ndataha igihe iki n'iki yahura n'umuntu akamubwira narakubuze reka tuganireho gake tunywa agacupa ubwo agahita amubwira uti sheri nabwo mbonye umuntu tuganira ndatindaho gakeya ubwo bivuze ngo niba ari n'umuntu uri kuguhamagara kuri telefone ugomba kujya ubwira umugabo wawe ati dore umuntu ujya ukunda kumuhamagara n'uyu muntu nubera ari kumuhamagara niko kumenyana nyine ku bintu byose niko ntekereza uri kubivuga oya ahubwo wowe ni wowe wabivugaga none bavuga akantu kose ko ari ngombwa ko bakavuga none se siko bimeze ariko nyine nkakubwira ngo yego ariko nanone si ngombwa rimwe na rimwe sibyo none se ku buryo nakubwira nkakubwira n'umuntu yamamagaye isaha ine twavuganaga ibi n'ibi umuntu agomba kugira n'ibanga uyu ari umuntu ntazi wese nimba ari nk'umudamu twiganiriraga tuganirira nyine iby'abadamu ngombwa ngo njye kumubwira niba ntari isanzwe muzi ngomba kumumenya kubera ko ahubwo se nimba utamuzi uramushakaho iki kumumenya nicyo kibazo ahubwo kuba ntamuzi kandi turi bamwe kuko Bibiliya itubwira ko tuba turi bamwe buri wese afite inshuti ze ariko tuba turi bamwe mu nsheri turi bamwe yego ugomba ibintu byose nibyo naganira n'inshuti zanjye cyane none se inshuti zawe si inshuti zanjye niba ari urugo rwahiye higiyo ugomba kubimbwira kuko turi bamwe nongere nza mbikubwiye nta n'ahantu bazi none se reka nkubaza akabazo kamwe araguhamagaye ni urugero sibyo arabikubwiye narangije wenda bafitanye ikibazo n'umugabo wiwe uwo mushuti wawe arangije wenda uri kuvugana n'umugore sibyo wenda kuvuga ko ari umugabo da uvuganaga n'umugore avuga ati umugabo wanjye ubu ngubu amereye nabi n'ibiki atinda no kunyica ati cyakubwira none ugiye uri kumugira inama agahita amukubita ikintu mu mutwe ngo pa agapfa nibaza kora muri telefone baraza kureba direct barebe umuntu wa mbere bavuganye bwa nyuma hanyuma njye ntago nari mbizi
njya kubona mbone bagufunze bagushyizemo amapingu uti uyu muntu ari mu bantu bashobora kuba bagambaniye wa muntu then nanjye ndahita ngira ikibazo kubera ko ntari mbizi uba ugomba kumenyesha ikintu cyose rero nkakimenye kugira ngo nikizamye ukuntu gikavaringa mbere ntisheri wanjye ndabikavaringa gutya ariko numbwira ngo baganye mu mapingu bari kuri icyo kintu nasagize ngo niyo naba nabikubwiye byambuza kwambara ayo mapingu so ushobora kuyambara ariko umwandika uruhande rwawe ndazi kuri kwawe nzi ko utari kurengana urumva niyo mpamvu rero na Bibiliya ivuga ko turi bamwe ntabwo iyo umuntu ari umwe ntabwo kimwe kigomba gukora ikindi kibiyobera umuntu ajya kumbwira ibyo bintu ntabwo nariho parireri ntabwo nasizeho parireri ntitwari kumwe ndabyemera ariko urambwiye ati sheri hari umushuti wanjye ufite ikibazo kimeze gutya na gutya urumva afite amakimbirane n'umugabo cyangwa afite ikibazo iki rwose binteye ubwoba ntashobora kutagikemura ariko deni akamenya ko ariyo mpamvu umugabo wari kuri telefone cyane akamenya impamvu ya stress yagize akamenya impamvu y'ibyo bintu umuntu w'umushuti wawe pe ashaka kukubwira ikibazo cye pe bigahindura mood urimo sibyo ku buryo umuntu muri kumwe akureba akavuga ati mood y'akababaro mood y'ibyishimo byinshi byose ugomba kubibwira umuntu rero ashaka kuvuga ati wabaye iki ati simeze neza hari umuntu umbwiye ibintu bitari byiza ukabimubwira none reka tuve kuri icyo ubundi ibyo birahagije wenda uri kumva nyine uri kumva ibyo birashoboka kubivuga gutyo kubera ko hari mood yahindutse ishobora no kudahinduka n'urugero idahindutse rwose ukomeza nkaho nta byabaye tuvuge uhuye n'umuntu mu modoka ati bite ni byiza cyangwa se mwariganye aguha wenda abonye nomero ya telefone yarayibuze agatangira kuguhamagara noneho saa sita akaguhamagara nimugoroba akaguhamagara ejo akaguhamagara abashaka iki muretse kandi nzi ko bibaho noneho wowe ubihisha umugabo kandi ubwo nyine uri muri icyo kibazo njyewe rero nshobora kuzagira nk'ibyago hari umuntu agira ibyago agafata telefone y'umugore agiye wenda amanite yagushiranye agafata telefone y'umugore agiye kuyihamagaza bagabo ntimuzajye muzifata nimushaka ujye mujya kwigurira amayinite ugasanga umuntu buri munsi nibura ku munsi bavugana 13 ku munsi nta makuru ye wampaye ndahita ntangira gukontorora umuntu njye ntabwo rwose ndibuze gutuza nk'umugabo ugomba kumanaginga cyangwa gukurikirana iby'urugo rwanjye ngomba kwibaza impamvu cy'iyo nomero yahamagaye umugore wanjye kurusha inshuro ngiye namuhamagaye ndagenzura iyo nomero menye ibyayo hanyuma rero mbwira nindamuka ngenzuye iyo nomero ngasanga nta kintu wambwiye kandi uri ku rugamba uri kurwana cyo na gahunda ufite nonyumvirira se ugasanga navuze ibintu bisanzwe ntashobora kutabyumva nkareba pere gusa nkazitekerezaho pere se uzaba uri kwitesha umutwe oya ntabwo uri kwitesha umutwe monshere bagabo mbabwire ibintu mubikurikirane kubera ko ni nabyo bintu bya mbere biri kutwangiriza nimba ari uko uteye uzamara umutwe ntabwo njye ariko nteye urembe ntabwo ariko nteye nimba abagabo bari hanze bameze bari none se none reka nkwereke niba ariko nteye batwaye umutwe reka nanjye nkubaze ikibazo kimwe kuki mumva ko twarwara umutwe kuki wowe utabasha gutanga amakuru kugira ngo umuntu atarwara umutwe niba umukunze ukamuha amakuru hakiri kare niba uwo muntu wamuha amakuru ukamubwira ati hari umuntu uzi ko ushaka kubaho bw'umutesheje umutwe hari ukuntu umuntu no njyewe ndaguha urugero rworoshye hari ukuntu umuntu aba atajya areba no muri telefone yawe njyewe ndabyemera cyane ariko niba ufite umuntu uri tumaci guhamagara buri munsi kuko umuntu ushobora guhamagara buri munsi mudakorana akazi ari umuntu gusa kubera ko mwahuye mu nzira cyangwa ari ukuntu mwahuriye muri mwaraburanye hanyuma agatangira kujya guhamagara hari ikintu aba agamije muri ugomba guhita ubanza ukamenya mesaje y'ikintu ashaka iki gihe rero umaze kubona icyo ashaka kandi ukabona ari guhatiriza deni kubibwira mugenzi wawe ni byiza cyane njye si ngombwa kurwa mbikubwira ahubwo kugira mbikubwire wakomeza kurwana nabyo nakupa communication y'uwo muntu communication ariko uzi ko ari igihe utayikupa ngo bikunde gute se ati gute urugero rwa mbere sibyo uri imfura biragaragara ko uri umwana witonda uranubaha wenda n'umuntu tuvuge runaka muhuye wabaga hanze njyewe iyo bibaye ngombwa ntabwo nubaha buretse gato urumva hanyuma umuntu araguhamagaye ati kandi kuko nibyo wenda tuvuge ni mukuru wanjye sibyo mukuru wanjye urumva mukuru w'umuntu twashakanye mukuru w'umuntu mwashakanye ariko agufitiye n'irari sibyo birashoboka ko bijya bibaho baba bakore muri aba ngenda bivuga ko bibaho bagore ntibajya babateretara si babatereta abakuru b'abagabo banyu ntibabatereta cyangwa abagabo abantu kubaha nicyo kibazo kubaha bigomba kugira utekereza undi muntu ubwo byabayeho ubundi impamvu ndi kubivuga ntekereza ko ntabwo mbivuze bidafite ko bihari hari igihe biba biriho ndabizi ko bibaho cyangwa se tuvuge n'umushuti wanjye ukomeye cyane umushuti wanjye wenda tuvuge ko mu muryango tuvuge ko umushuti wanjye noneho akajya muri misiyo undi akarutaha noneho akaguhamagara inshuro nyinshi ngashanga inshuro nyinshi yaraguhamagaye
nanjye Yari ari kubaka urugo. wowe ntushaka kubimbwira, ntushaka no ese si kubimenyesha. waramusize ku rugo Oya, reka kujya muri blague mon cher, turi gushaka kugira ngo dufashe abantu ko abantu benshi bafite ibibazo bimeze gutyo, reka tubafashe none se byibuze wowe bagire aho ujya babiherereza. kujya muri misiyo wasize uvuga ati runaka niwe uza Si ngombwa ko mvuga, hari n'igihe pare yizana akaza agatangira agahamagara, none se tubyubahe tubihe agaciro, Pare. tubireke bigumeho. na ba marene nyine basigara ku ngo ayo we mwavuganye, none mwavuganye, Basigara ku ngo. ejo mwavuganye, basigaye ku ngo turabasura nimugoroba mwavuganye, mu gitondo mwavuganye, saa sita mwavuganye, icyumweru kirashize muvugana, ukwezi kurashize muvugana, umwaka, amezi 3 arashize, aguhamagara mu gitondo saa sita nimugoroba ngo ni pare cyangwa ngo ni mukuru w'umugabo wawe cyangwa ngo ni mwene wanyu runaka. cyane rwose Ibyo bintu none ninza mbibone nanjye ningira ibyo nkabigwaho, singiye kubigenza n'ibyaho nkabigwaho muri telefone, hanyuma nceceke mbi igicucu gutyo gusa ngende mfiri irengagize nkaho yongeye. nta cyabaye Oya. urugo rukomeza Ahubwo mbere yuko mbona n'ibyo bintu kubikavaringa kwiza no gutanga amakuru ukavuga ati sheri uzi ukuntu runaka uramamagara, tuzi ko azi kumpamagara, n'ejo yarampamagaye, n'ejo umaze ukwezi guke watuma viyo uzampamagara. yagiye bitarangiye Oya, impamvu buriya iyo umwesheje umugabo amakuru, iyo umwesheje umugabo amakuru akenshi ahita nyine atangira kumenya impamvu, akavuga ati wenda ni uko amukunda. tuvuye muri blague Ibintu rero nk'ibyo. reka nkubwire Aha. amakuru ni meza, gutangira amakuru ku gihe ni byiza, sibyo ni byiza pe, ntabwo mbirwanya, ariko rimwe na rimwe hari amakuru utanga ugasanga ahubwo ushyize umuntu mu mwanya mu gutekereza cyane, sibyo Mbese no bajya- gusigara atakigufitiye icyizere Icyizere kandi somehow. yaragifite, bivuze ngo kandi bajye batanga yarakigufitiye. makeya andi bayihorere. ntabwo ari yose Yose. ibyiza banza urebe amakuru ugiye gutanga, sibyo urebe n'igihe uyatangira. n'igihe ni ngombwa, igihe uyatangira, Igihe watangira cyo niba ndacyemera. umuntu wenda aguhamagaye, tuvuge wa muntu w'inshuti yawe duherukana kera, wa mbere aguhamagaye inshuro 12, ugiye uratashye, haguze ko umuntu ageraho akanakurambirwa, ntazigera aho agaciro n'inkuru uzanye, ngaho izo waguhamagaye inshuro 10 na zingahe uraje urazibaze, sibyo? Izo uwo mukobwa mwahuye mudaherukana, uzi ukuntu yabaye, yazanye ibiheri mu maso, ibyo birafasha iki urugo rwanyu? Ngomba barumbwira ibyo biri ni iki bije kunganira urugo rwanyu? Tanga amakuru, urumva uhuye n'umukobwa, wenda wa mukobwa mwakundanye kera, muherukana kera, sheri urabizi nahuye n'umukobwa duherukana kera, rero duherukana muri 2013, uzi ukuntu yabaye mwiza se, wenda n'urugero, ariko kuba mwiza byo ntiyabivuga, yavuga ati baramujyana. uzi ukuntu yabaye afite ibiheri byinshi, wagira ngo nta n'umugabo agira, uzi ko ntabwo atambaye n'impeta, ubwo bujajwa mu by'ukuri uramarira icyo umugabo uri kubwira, ngo ni ukugira ngo uvuge bwa budetaye bwose wahuye nabwo, ngo bimumarire iki? Ibyo bintu kuza biri gufata umwanya mu rugo rwanyu, biramarira iki urugo rwanyu mwe? Ruratuma mwishima. Njye cyo ntekereza ndabishima cyane, urabishima ko yaza kukubwira utuntu twose, mushaka ko ibyo bintu bivuga. Buriya nanabwira abagabo bagenzi banjye, ni byiza gutega umugore amatwi. Buriya abashakashatsi bavuga ko umugore aba afite amagambo ngo sinzi ari 100 avuga ku munsi, urumva? Kandi nabwo abashakashatsi bavumbuye ko uburyo bwiza bwo kugira ngo umugore umushimishe cyangwa se naho mwabagabo se muvuga ngahe? Uretse twe tuvuga makeya twigendera. Uburyo bwiza bwo kugira ngo umugore ubane n'umugore wawe neza, cyangwa se uburyo bwiza bwo kugira ngo ubashe kumenyekana n'umugore wawe muri communication, ni uko ugomba kumutega amatwi. Yego. Ibyipfuye, ibizima, ibiki byose, kandi abagore bagira inkuru nyinshi. Umugore iyo atashye agiye yagiye ahantu, ugomba kwitegura, ugomba kuzanira inkuru. Nawe rero mu buryo bwiza bwo kugira ngo ubane n'umugore wawe, ni uko ugomba gutaha umuzaniye inkuru igihe yasigaye mu rugo. Izo nkuru ndazemera pe, ariko mu nkuru tuvuga ntabwo inkuru zose zigomba kuba inkuru. Rega inkuru ubundi dore ukuntu inkuru biba bimeze. Ubundi umuntu ukora inkuru, kujya gufata inkuru nyine, bivuze ngo iyo inkuru yizanye ugomba kuyizana yose uko yakabaye, ntabwo editinga. Ntabwo bishoboka rero. Icyo twita communication, ubu nkongoreye akantu kagera ku muntu wa gatatu gafite indi sura. Erega umugore n'umugabo n'umwe.
umugore n'umugabo ni n'umwe umwe rwose. ndabyemera ariko none se niki n'umwe hari ku bindi ubwo rero ni nacyo kibazo dufite kugeza ubu ko abagore hari ibyo bashobora kubwira abagabo ari ibyo batababwira, kimwe ko abagabo hari ibyo batabwira abagore babo. Njye ntabwo mbyemera, numva buri kintu cyose, buri kantu kose, buri kantu na buri nguni byose agomba, buri kantu na buri nguni, n'inguni nyine ugomba kubimubwira, no kumubwira akantu ukamubwira n'inguni yako, ko bitakoroha. njyewe icyo kintu rwose ndi kukigira inama abagore, nkakigira inama abagabo. Ibintu byose mujye muza mubwira abagore banyu, n'ibintu byose mujye muza mubwira abagabo banyu, aho waciye, aho wanyuze, aho mwahuye nawe ku kazi, uko byagenze byose, byuze utange raporo uvuga uko byagenze. ariko se ubundi uwo mwanya wawubona so nubwo utawubona ariko biraza gushimisha ko umugabo, mwarara muvuga biraza no none se ubundi aho kuruhukira ngo waryame hakabaho amagambo, none se ubundi wagize ngo bari kuganira se ko muri kuruhuka, salo. ariko zikuba n'umugabo muri kuganira mukamara nk'isaha muri kuganira, murangije nko kurya, ariko nyine ibaze kumara isaha muri kuganira mukavamo nta kintu na kimwe mwungutse, reka kunguka muri kuvuga abantu gusa. icyo kunguka, reka nkubwire, kunguka biri mu buryo bwinshi. Hari ukunguka mu buryo bwo kwifreshinga mu mutwe, hari ukunguka mu buryo bwo kumenya kubana na mugenzi wawe amahoro, urumva, hari ukunguka mu buryo cyane. None sa stress zirimo, niba uje ukanyibwirira amakuru, hari ibisekeje, hari ibishimishije, udusekeje two watuvuga pe, ariko byo kuza kuvuga ngo ukudetaye umuntu ko wamubonye wawe umuntu runaka, urumva nimvuga ngo runaka twavuganye biragarukiraho, ndakubwira n'ibyo twavuganye. Uba uri mukuru, urumva, uba uri mukuru, uvuga ibintu bishobora kuzana ingaruka ku rugo rwawe, sibyo? Nicyo ubu nari nshatse kuvuga, ntabwo nivuze ngo ugire uvuga utuntu twose, cyangwa bishobora kuzana iterambere ku rugo rwawe. Niba kumwe natangiye mvuga ya telefone ihora iguhamagara kandi ukabona ishobora kuzana ingaruka, kubibwira umugabo ni byiza cyane. ariko buriya njye nayikopa ntiriwe dugarutse kuri telefone, erega ushobora no kuyikupa, ariko njye nkabona ko yaguhamagaye kiriya gihe cyose, nkajya nabigusobanurira. rero si byiza kuyikupa, ahubwo wagombye kuyikupa, najya nabigusobanurira, wagombye kuyikupa mbwira ati sheri, mbere yo gufata icyemezo. Wabibona gute ko kubera iki? Kandi nakubwiye ko nshobora gufata telefone mu buryo bunguyeho ntabizi nkayifata, ariko ubundi kuyirebamo bitwaye iki? uve mu matelefone. Njyewe hari umugore umwe mperuka kuganira nawe, arambwira ati mfite ikibazo n'umugabo wanjye. Ese nicyo kibazo ufite? Umugabo wanjye ashobora kuba andekodinga cyangwa anyumviriza kuri telefone. Nta muntu ikibazo kiri hehe? Rwose pe biri seriye. Bihubwira n'ibyabaye. Uwo mugabo ikibazo n'umugabo cyangwa ikibazo n'umugore? Ikibazo n'umugabo. Ikibazo n'umugore. Niba kumviriza ni ibiki yumva nyine bituma wumva ko yaba akomeretse, kuki uvuga ibintu bidahuye? Wavuze ibintu byiza kuri umugore, umugabo wawe byumva bikamushimisha kugira ngo mubabaze. Oya mugabo muri abantu reka tujyane muri aka kantu neza, mudakwiye kumva utuntu twose. Reka tujyane muri aka kantu neza. Noneho sasa umugabo wawe ibintu byose uvugira kuri telefone, kuva none aka kanya kwanza tuvuge ko ibintu byose ubavuze muri kuno kwezi, umugabo wawe wakwifuza ko abyumva? Ntacyo yabyumva rwose. Yewe mugore uri kutwumva, tega amatwi wumve umukozi w'Imana ikintu ari kukubwira. Ese wakishimira ko ubu nonaho tuvuganye, rekodi zose wavuganye n'abantu mwagiye muvugana kuri telefone, wakwifuza ko umugabo wazumva guhera none ahangaha, ukavuga ati azumve muri uku kwezi ibintu byose wavuze kuri telefone, wakwifuza ko umugabo wabyumva nta na kimwe kivuyemo? Wowe wakwifuza ko abyumva? Ngera akifuza ko abyumva. Amen. Hakubundi yaba yumva iki? Faka none kandi navuze ko natuvuye koko nawe wivuye noneho agize ubwoba. Murabona ko yagize ubwoba, muri kubona amaso, ngira ngo murabona umuntu turi kuganira ahangaha ahita agira ikibazo. Ubu rero yirirwamo kubona umugabo wawe yumva kuki se ubundi ukwiriye kujya mu bujajwe? Ubundi mu by'ukuri ariko biri seriye. Biri seriye, tunabivuge tuvuge ikintu n'ikindi. Byakabaye byiza ko umugore bitamutera ipfunwe ko umugabo we amenya amakuru yose ya telefone ye, cyangwa se y'ibijyanye n'itumanaho afite, mbese kuyamenya numva nta kibazo kirimo. Ntacyo bitwaye pe. Ariko nanone arabanga y'abagore. Amabanga y'abagore se neza. Kundi navugaga umugore mugenzi wawe yakugishije inama. Ntabwo ari ngombwa ko direct umugabo wawe ahita abimenya. Nta banga na rimwe riri hagati y'umugabo n'umugore. Ntarigomba kubaho. Atagomba kumenya. Ni ukuvuga ngo kira kitu cyote, kuko n'urubavu rwawe n'umuntu wawe n'umuntu umwe, hagati y'umugabo n'umugore nta tandukaniro ririmo. Ndabyemera ariko agomba kumenya ibintu byose A B C D kugeza ubwo yewe n'ikiri mu nda yagomba kukimenya.
urumva rero mu by'ukuri bagore ngira ngo twaganira ibintu byinshi mwabyumvishe ndetse uyu mugore mwabonye ko yagiye yivuguruza akavuga ikimwe akongera akivuguruza agasanga sibyo akongera agasanga sibyo kugeza n'ubwo yavuze ngo telefone ye yayihereza umugabo akabona rekodi zimaze igihe cy'ukwezi none bigeze igihe aravuga ati reka yabitekerejeho asanga si ngombwa ariko se nawe ari wowe nawe ukomeze wibaze wumve ariko ngiye nk'umugabo ndifuza ko hagati y'umugabo n'umugore babana bizeranye bakundanye ndetse buri wese ashobora kuba yaba atagira ikibazo mu gihe undi ari gukoresha telefone ye cyangwa se abashe kumenya ibyo yavugiye kuri telefone byose nagomba kuba proud y'ibyo yavuze ibyo bintu byaba bishimishije byaba ari ibintu byiza cyane telefone rero ziri kudukoraho mwa bantu mwe yemwe ziratumaze zabaye nyine kimwe mu buzima bwacu nizo ziri kutwicira ibintu byinshi bijyanye n'ingo n'ibindi so rero uko tuzitwara mukomeze mudukurikire twavuze yego tugira dute ariko reka tugire inama kuri icyo kintu nyine reka wenda dukontipridiye cyangwa dushyireho conclusion y'icyo kintu nyine hamwe twaratebyaga tukagira dute ariko telefone reka zere kuba nyine ikintu kidutandukanya n'abacu sibyo tujya kubana nabo cyangwa se tujya kubyara abo bana telefone twari tuzifite kuki tutagumanye n'izo telefone ngo ubwo buzima bushya dushaka gutangira tubwihorere sibyo niyo mpamvu rero telefone zitagakwiye kudutandukanya n'abacu ibyo uvuga nk'uko twabivuze ibyo ukora ba proud yabyo ku buryo nubona mugenzi wawe afite telefone udatetse kubera ko ubonye umugabo afite telefone uhangayitse ngo naramuka abonye ibi n'ibi biragenda bite ibyo niba utekereza ko bitakabonye wabiretse bireke ubiveho ku kantu ni sawa ubeho umuntu utuje hari abadamu baba mu magurupe ngo y'abadamu ngo bigishanya ntazi mbabarire ko n'ukwemera kwanjye ariko ngewe buriya ari amagurupe sinyakunda rimwe na rimwe avugirwamo ibintu bitari byiza kuko twese ntabwo imitima yaremye umutima ngo ntabwo yayiringaniye n'ibindi rega byose icyo ndabivuga urumva ibiza muri ayo magurupe ntabwo tuzi ibyo ari byo hanyuma umwana akazagera gutya akajya mu matelefone akabigwaho urumva atari ikibazo hari n'abagore baba bateretwa n'abagabo akaba amutereta ku ruhande wenda batanabikora ariko bafite ibiganiro bipfuye basa ko hari abantu basigaye basamanira ku matelefone cyane rwose by'ukuri urumva urabivaho ukajya hehe nta na hamwe urumva kuki utagira umurongo mwiza ukagira amahoro mu mutima waba wicaye ahantu ukaba uhari kuko wumva wera ko wumva utuje ku mutima kuba ubuzima bwawe wowe uri wowe wera ku mutima biraryoha sibyo izo telefone rero zere kudusenyera abantu baduhamagara tukamara amasaha 10 tuvugana umwana akarera ntubimenye ibyo bigashirira ntubimenye kandi ukaba utavugisha umwana igihe aba nahari ahubwo n'igihe utamuvugisha uwo muntu kubera ko umugabo ahari kaza kumuvugisha umugabo adahari urabizi arahari yaje urabikora kangahe mama we twisubireho kuri iyi ngingo navuga ibintu byinshi ariko twisubireho tuba ababyeyi beza kandi nubwo navuze ngo abagore n'abagabo nyine barahari ashaka kuba ari nabo benshi kora ibyo ngibyo ariko burya bipfa kuruta ariko uko nabwiraga umugore niko nabwiraga nawe mugabo twubake ingo zacu dutekereza ejo hazaza harwo twere kuri buri munsi uko uri kuba niko ejo umwana wawe azaba ari urugero uri kumuha niwe azaba ari we ese ukuri uyu munsi niko wifuza ko umwana wawe azaba ari azaba ari muri telefone amasaha 10 atabonera umwanya nawe uwo azaba yarabyaye reka kumanaginga ibikoresho by'ikoranabuhanga dufite yego murakoze cyane komeze mudukurikirane ku Murimbo TV kuri Trio Shine turi abantu b'Imana turabakunda cyane urakoze cyane tugamije ni kiza gusa murakoze cyane thank you
andika aho munsi rero ukurikije uko mvise iki kiganiro gira ikintu tubwira dukunda ibitekerezo byanyu Cyane. gira inama tugira tubwire icyo twakoraho kindi ndetse niba wifuza kuzaganira natwe ni karibu sana Karibu. hamagara izo nomero uri kubona aho ngaho hasi niba wifuza kuza gufatanya natwe mu kiganiro niba wifuza kuduha igitekerezo ndetse niba ufite n'ubuhamya Yego. cyangwa se ukaba wenda tuvuge ushaka kuganiriza abantu hari inama wagira abantu umuryango nyarwanda sosiyete nyarwanda cyangwa se urubyiruko cyangwa abana ikintu cyose cyubaka murakoze cyane.